Ndagusuhuje wowe ugiye gukurikirana ikiganiro kirebana n'umuryango. Ikiganiro igice cya mbere tuzareba umugabane wa mbere, ari nawo mugabane w'ibanze, ari nawo musingi w'umuryango, ni ukurambagiza. Kurambagiza nk'uko tuza kugenda tubibona, ikiganiro cyacu kizabamo imigabane ibiri. Umugabane wa mbere uzibanda ku birebana n'impamvu nyakuri nyine itera umuntu gushaka, guhitamo uwo muzabana n'inama zagufasha mu guhitamo, uzaba umugabane wa kabiri w'iki kiganiro. Reka mbere y'uko dukomeza dusenge Imana. Data wa twese, Imana umuremyi, wowe waturemye kugira ngo tube dufite umunezero wuzuye, kandi wowe watanze Kristo kugira ngo abari abo kurimbuka tubeho, izina ryawe nirihimbazwe. Ubwo wari umaze kurema umuntu, nyuma y'uko umaze kurema ibintu byose ukabona ko ari byiza, wamara kumurema ukabona ari byiza cyane, wabonye ko hari icyo yari akibura, ni umunezero wuzuye. Maze ubona ko atari byiza ko akomeza kuba wenyine, umuremera umufasha umukwiriye kugira ngo umunezero we wari ubuzemo ikintu ube wuzuye rwose. Reka tugushimire ko waduhaye umuryango. Reka tugushimire kandi ko nubwo icyaha cyaje kikangiza ibyo waremye, binyuze muri Kristo, binyuze mu murimo wa Mwuka Wera no mu ijambo ryawe, wongera gusana ugasubiza ireme ibyo waremye byose byari byarangijwe n'icyaha. Muri ibi biganiro byacu turagusaba kugira ngo buri wese uzakurikirana kino kiganiro azakiboneremo imbaraga yawe iruma umuryango wongera kuba muzima, mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nari maze kubikubwira rero, tugiye kuganira iki kiganiro kirebana n'umuryango. Ubwo Imana yari imaze kurema ibintu byose, yarabyitegereje ibona ari byiza, ndetse ubwo yari imaze kurema umuntu yabonye ari byiza cyane. Ariko ubwo yitegerezaga umuntu ari wenyine, yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu akomeza kuba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ibyo kwari ukugira ngo uyu muntu abe afite umunezero wuzuye rwose, umunezero utagira kirogoye. Mu kumufasha kwiyumvamo icyo yaburaga, Imana yabanje kumukorera examine, yamufashije kumva ko akeneye impano iruta izindi Imana yari igiye kumuha. Bityo imuzanira inyamaswa zose kugira ngo azite amazina. Zazaga ari ebyiri, ikigabo n'ikigore. Yabyitegereza bigendana, bisa, bikundanye, bikirana. Adamu akumva muri we yuzuye irungu, yumvaga ko akeneye uwo yaha urukundo n'amarangamutima yari amwuzuye. Ibyo ntiyabiterwaga n'ikindi, ni uko yumvaga akeneye nawe umunezero ushyitse rwose. Icyo nicyo cyatumye Imana imuremera umufasha umukwiriye. Kimwe mu bintu binezeza muri ubu buzima ni ukubona uwo muzubakana urugo, ni ukubona umuntu uha urukundo muzafatanya urugendo rw'ubuzima bwawe bwose. Ibi biba umunezero, kandi bikaba umunezero ukomeza, cyangwa se umunezero ugira iherezo bitewe n'uburyo wabyitwayemo mu gutoranya uwo muzabana ndetse n'impamvu yaguteye gushaka. Uyu munezero ubasha kugira kirogoya cyangwa se ugakomeza bitewe n'izo mpamvu ebyiri. Gutoranya uwo muzabana kimwe no kwigenzura ukamenya impamvu igusunikira muri icyo gikorwa, ni ingingo y'ingenzi ikwiriye kwitabwaho mbere y'uko umuntu yinjira muri icyo gikorwa gisa naho ari cyo kigize ipfundo ry'umunezero cyangwa umubabaro wacu nyuma yo gushaka. Muri iki gice cya mbere turaza kwibanda ku mpamvu ikwiriye gutera umuntu gushaka. Mu gice kizakurikiraho tuzatanga inama zafasha umuntu mu gutoranya uwo bazabana karama. Gushaka byagiye biba igikorwa kimenyerewe ku buryo uyu munsi abantu bakinjiramo nta kugitekerezaho, ndetse benshi babifata nk'uko umuntu akora ibintu byabaye akamenyero mu buzima bwa buri munsi, nta mpamvu yo kugitindaho agitekerezaho. Nyamara mu gitabo cyitwa Inama zigirwa Itorero umuzingo wacyo wa 2 ku ipaji yacyo ya 9 ndetse n'iya 8 tuhasanga inama zafasha kuri iyi ngingo. Umwanditsi yaravuze ngo abasore b'Abakristo bakwiriye kwitonda cyane mu byo gukundana no guhitamo bagenzi babo. Mwirinde kugira ngo ibyo mutekereza ubu ko ari zahabu bitazahinduka inkamba. Iyi ntambwe ugiye gutera ni imwe mu zikomeye cyane mu bugingo bwawe, kandi ntukwiriye kuyiterana ubwira. Naho waba ukunda, ntugakunda utabanje gutekereza. Urugo si umushinga winjiramo nta gahunda. Urugo si ahantu winjira ukanasohoka igihe ubishakiye n'uko ubishatse. Urugo ni ahantu winjira wabiteguye kandi ku mpamvu nzima. Iyo bitabaye bityo uguhindukira umwaka. Nubwo kuri ubu gatanya zabaye nk'umukino usanzwe, n'abantu benshi bumva ko nibimunanira azabisohokamo, ariko ndagira ngo tubwire ko nubwo wasohokamo ntuba ukiri wa wundi winjiye muri we. Umukobwa aba yahindutse umugore, umusore yahindutse umugabo. Umukobwa yahinduye izina atakitwa umukobwa,
ahubwo yiswe igishubaziko, ndetse umugabo yiswe ikimaramazu. Iyo niyo mpamvu umuntu adakwiriye kubitekereza mu buryo bworoheje. Uretse n'icyo ngicyo, umubabaro wo gutandukana ntabwo wigera ushira mu buzima bw'umuntu kugeza apfuye, kabone nubwo yabona undi muntu umukunda. Kwinjira muri iki gikorwa nabi ntibishingiye gusa ku kubitekerezaho bya nyirarureshwa no kutabitegura neza, kubiteguranya ubwitonzi, ahubwo binashingiye cyane cyane ku kubyinjiramo ku mpamvu ipfuye. Ni izihe mpamvu zipfuye zishobora gutera umuntu gushaka? Ndagira ngo turebe icyegeranyo gikurikira. Iki cyegeranyo gikurikira kiraza kutwereka impamvu zitandukanye zagiye zitera abantu gushaka abo bazabana. 29% nibo bonyine bagiye bashaka ku mpamvu y'ukuri, naho 71% ni abashatse ku mpamvu ipfuye. Dore ko icyo cyegeranyo giteye, kuko nari maze kubikubwira, izi purusa 29 gusa ni abashatse kubera urukundo, naho purusa enye mu bakozweho ubu bushakashatsi ni abagiye bashaka kubera ko bashaka gutwita. Kuko nakomeje kubikubwira, hari impamvu zipfuye zitera abantu gushaka. Mu kuri iyi si impamvu yakagombye kubi impamvu yibanze mu gutera umuntu gushaka, kuko hari abatwita kandi batarashatse gushaka. Nanone hari purusa 5 ni abashatse ku mpamvu zo gushaka kuva iwabo, akaba yumva iwabo hamurambiye. Abandi purusa 12 ni ukwifuza abana. Purusa 13 ni ukwanga kuba wenyine. Purusa 18 ni ukubera ko ari ngombwa gushaka, kumva ko ari ikintu cy'ingenzi mu buzima. Purusa 19 zose bagiye bashaka kugira ngo babone abo bakorana nabo imibonano mpuzabitsina. Izi mpamvu zose uretse iyi iri mu ibara ry'ubururu ni impamvu zagiye zitera abantu gushaka, ariko akaba ari n'impamvu ziri kubatera gusenya. Mu kuri urukundo nirwo mpamvu nyakuri ikwiriye gutera umuntu gushaka. Izindi mpamvu zose ziganisha ku gusenya. Ziriya mpamvu zose zitari urukundo tumaze kuvuga haruguru, kimwe n'izindi nyinshi ubu bushakashatsi butagaragaje, izi iba ari ishoka ityaye uri gutyariza gusasenya urugo ugiye kuba muri icyo gihe. Reka tugaruke mu irema kugira ngo twumve neza iyi mpamvu nyakuri itera umuntu gushaka. Urukundo, kuko namaze kubibabwira, nirwo mpamvu nyakuri ikwiriye gutera umuntu gushaka. Imana mu irema niyo ngo yatangije umuryango, ifata Adamu iramwitegereza nk'uko nabivuze mbere, ibona ko hari icyo abura. Itangirira igice cya 2 umurongo wa 18 kugeza 20. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo umenye uko abyita. Kandi uwo muntu uko yise ikintu cyose gifite ubugingo aba arigira izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yarataraboneka. Hari ibintu bigeze kuri 3 dukwiriye kwigira muri iri somo. Imana ubwayo niyo yabonye ko igihe kigeze kugira ngo Adamu ahabwe umufasha. Igihe kimaze kugera, yafashije Adamu kwiyumvamo ko akeneye umufasha, kugira ngo igihe Imana izabimuhaye iyo mpano azayiha agaciro. Irindi somo rya 3 twakura muri iri somo ni uko uwo Imana yari ihaye Adamu ntabwo ari uwo kubyaza umusaruro, si uwo kwishimisha, nta nubwo kwari ukugira ngo abone uzamuha urukundo. Oya, ntabwo yari yikundiye muri we, ahubwo yashakaga uwasazaho urukundo. Ibyo abivuga neza muri aya magambo ari ku murongo wa 24 w'igice cya 2 cy'Itangiriro, ubwo yavuga ngo uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata, bombi bakaba umubiri umwe. Ndashaka kubita cyane kuri aya magambo asoza. Nicyo gituma umuntu, twibuke wavugaga aya magambo na Adamu niwe wavugaga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina. Ninde yavugaga? Ni ubwe wivugaga n'abazamukurikiraho b'igitsina gabo bazajya gushaka. Yerekanaga ko umuntu yemera iyo ageze igihe cyo gushaka, aba yiteguye, aba yemeye guhara ikintu cyose cy'ingenzi kuri we kubw'uwo ngo wagiye gushaka, harimo n'ababyeyi. Ntabwo rero Adamu yashakaga uwabyaza umusaruro, yashakaga umuha, yashakaga uwaha. Iki rero nicyo ntangiriro y'urukundo. Ariko reka dukomeze turusasengure. Ubundi urukundo nyine
ruvuze iki? Mu gihe mu ndimi nyinshi dusangamo ijambo rimwe rivuga urukundo, mu kigereki ho tuhasanga amagambo atandukanye asobanura rimwe muri ryo, muri ayo ngayo ni filosi. Filosi ni ijambo ry'ikigereki rishaka kuvuga urukundo rusanzwe rwa kimuntu, urukundo rukuramo akarwo karenge igihe ibintu bikomeye, urukundo rukunda uko rufite ibyo rushingiyeho, ibyo rwari rushingiyeho byagabanuka narwo rukagabanuka, byakwiyongera narwo rukiyongera, ndetse byashira narwo rugashira. ni urukundo rutagira ireme. Nanone Bibiliya itubwira urundi rukundo rwitwa eros. Uru ni urukundo rabi, ni urukundo rushingiye ku gitsina. Umuntu akunda uwo badahuje igitsina, birumvikana ko rufitanye isano n'urwa mbere, narwo ruba rufite ibyo rushingiyeho. Ijambo rya gatatu tubona mu kigereki ni agape. Agape ni urukundo mvajuru, ni urukundo rutagira ikigombero, ni urukundo rukomeza kubaho, rugakomeza gukunda n'igihe ibitera gukunda byose byashizeho. Igihe ukunda kwitayeho gukomeza kubaho kimwe n'igihe atarwitayeho. Ngira ngo uru rukundo ni urukundo nyine nk'uko twarubonye, ni urukundo mvajuru ruhabanye gihabya n'urukundo rwa kimuntu. Reka twifashishe ikiganiro Yesu yagiranye na Petero kugira ngo twumve itandukaniro riri hagati y'urukundo rwa kimuntu n'urukundo mvajuru. Muri Yohana 21:15 hari amagambo Yesu yabwiye Petero igihe yaramusanze i Galilaya nyuma y'uko amutumyeho Marita. Petero mu bice byabanje yari yihakanye Yesu, amwihakana nyamara yari yagambiriye ndetse anarahira ko atazamwihakana abona n'ubwo bose bamuhunga. Mu yandi magambo, icyo gihe Petero yahamyaga yuko afite rwa rukundo mvajuru rukomeza kunamba ku muntu n'igihe ibintu bikomeye. Nyamara Yesu amwitegereje ararubura, aramubwira ati Petero, ndakubwira yuko ubwo kitarabika uraza kuba wanyihakanye gatatu. Petero biramubabaza, ariko agambirira kuzamwereka ko urwo rukundo rufite. Muzi uko igihe bajaga gufata Yesu, Petero yagerageje kurwana kugira ngo agaragaze ko urwo rukundo rufite, ariko kuko urukundo rwa kimuntu iyo rukomeye rushobora kwihangana rugahanyanyagaza mu kanya gatoya, ariko iyo bikomeye rurahunga. Ubwo itarabika Petero yaramaze kwihakana Yesu inshuro 3. Maze ubwo yaramaze kuzuka abwira Mariya ati genda ubwira abigishwa bose ubwire na Petero tuburire i Galilaya. Bahageze ku murongo wa 15 Yesu aramubwira ati Petero, urankunda? Ijambo ry'ikigiriki Yesu yakoresheje ni agapasi. Agapasi niryo rivaho iriya jambo tumaze kubona ryitwa agape, ni inshinga y'ikigiriki agapeo. Petero agiye gusubiza Yesu aramubwira ati mwami, urabizi ko ngukunda. Ntabwo Petero yakoresheje inshinga imwe niyo Yesu yakoresheje. Mu gihe Yesu yakoresheje inshinga agapeo, Petero yakoresheje inshinga y'ikigiriki bita phileo. Aramubwira ati urabizi ko ngukunda, ariko urabizi ni nkawe yakamubwira ati uzi ko urukundo mfite ari urwa kimuntu, rwa rundi rwihakana igihe ibintu bikomeye, rwa rundi rwatumye ngaragara nyine ukundi, ni rwa rundi rudafite aho ruhuriye n'urukundo nyakuri uri kumbaza. Yesu yongera kumubaza ubwa kabiri ku murongo wa 16. Yesu yongera kumubaza ati Petero, urankunda? N'ubundi akoresha inshinga y'ikigiriki ya yindi yakoresheje kare agapasi. Inshinga agapeo n'ubundi ni rwa rukundo mvajuru rutagira ikigombero, urukundo rukomeza gukunda n'igihe ibintu bikomeye, n'igihe birutera gukunda byashize. Petero yongera gusubirisha inshinga y'ikigiriki ivuga phileo, ivuga urukundo rwa kimuntu. Uzi ko rwa rundi rwa kimuntu, rwa rundi ruhuzagurika, rwa rundi ruhindagurika, uzi ko ari rwo mfite. Yesu amubaza ubwa gatatu, noneho arahindura aramubwira ati Petero, urankunda? Ariko akoresha ijambo ry'ikigiriki noneho Petero yakoresha phileo. Mbese uru rukundo rwa kimuntu, rwa rundi ruhindagurika, rutuma umuntu yihakana uwo yasezeraniye ko akunda, urwo nirwo rukundo gusa ufite?
Petero aramubwira ati mwami uzi byose. Nyuma yuko yari amaze gushavura amenye yuko ari umunyantege nke, usoma imitima ntacyo uhishwa, uzi ko nta rundi rukundo nirengeje, uzi ko urwo rukundo mvajuru ntarugira, nta rundi rukundo mfite uretse uru rwa kimuntu. Akoresha n'ubundi yanshinga fireo. Ibi ni uburyo buto nagiraga ngo mbafashe kugira ngo mwumve itandukaniro riri hagati y'urukundo mvajuru n'urukundo rwa kimuntu. Icyo nashaka kuvuga hano ni ukubereka uburyo urukundo rwa kimuntu ni urukundo ruhindagurika, ni urukundo ruhuzagurika, ni urukundo rudafite ireme, ni urukundo rwo kwikunda mu wundi, ni urukundo rukomeza kubaho igihe ibintu bimeze neza. Urukundo nanone si ukugerekeranya abantu babiri cyangwa kubegeranya, ahubwo ni ukurema undi muntu mushya. Urukundo ni ukureka kuba uwo wari uri we ugahinduka undi muntu, ni ugusangira ibibashimisha n'ibibanezeza, ibibatera ubwoba ndetse n'ibibari mu mutima, kandi mugasangira intumbero imwe y'ubuzima bw'ahazaza. Urugero, umugabo n'umugore, ni uko umwe yemera kurekura icyo yari ari cyo, undi nawe akarekura icyo yari ari cyo, maze bagahurira hagati. Urukundo si ukurebana akana ko mu jisho, oya. Urukundo ni ukureba mu cyerekezo kimwe cy'ubuzima. Urukundo ni ukurinda cyangwa kurengera kandi ukubahiriza uburenganzira bwa mugenzi wawe, si ukumuzirika cyangwa kumufungirana, ni ukumuha ubwisanzure. Iki nicyo nari maze kuvugaho haruguru. Urukundo si ugushaka ko mugenzi wawe ahinduka nkawe, si ukumuhatira kuba wowe, ahubwo ni ukwihatira kuba nkawe. Uko wihatira kuba nkawe niko nawe yihatira kuba nkawe, maze mugahinduka undi muntu mushya mutagize n'ubawe mbere. Urukundo nanone rurenze ibyo byose turi kuvuga by'amarangamutima, ruragenda rugafata indi ntera. Urukundo rurenze ibikorwa byiza, urukundo rurenze imitekerereze n'imyumvire yo ku rwego rwo hejuru, urukundo rurenze kuba waragize umugisha wo gusoma ibirebana n'urukundo. Urukundo ni Imana. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4:8 ravuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Bivuze ngo niba hagati y'umugabo n'umugore Imana idahari, nta rukundo nyakuri rushobora kuhaba. Bazagira igisa n'urukundo bya bindi by'urukundo rwa kimuntu, urukundo rari, urukundo nyine rwa kimuntu rundi rya filosi cyangwa erosi, ariko urukundo nyakuri rwomatanya umugabo n'umugore bagakundana bakabana kugeza bapfuye ruzabura. Kuvuga ngo niba hagati y'umugabo n'Imana hari isano nzima, hagati y'umugore n'Imana hari isano nzima, ni ukuvuga ngo hagati y'umugabo n'umugore naho hazabamo isano nzima. Ni ukuvuga ngo iyi sano nzima iri hagati y'Imana n'umugabo, hagati y'Imana n'umugore, niyo izatuma isano iri hagati yabo bishoboka. Niba iyi sano igize ikibazo, iyi sano izamuka iri hagati y'umugabo n'umugore, iri hagati y'umugabo n'Imana, iri hagati y'umugore n'Imana, n'isano yabo izahita igira ikibazo. Niyo mpamvu kwihutira gushaka udafite iyi mbaraga y'Imana ni ukuruhira ubusa, kuko ubutakaje imbaraga ishobora gutuma urugo rwawe rushobora kuzaramba. Bibiliya hari ukuntu ivuga urukundo. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 13:4 ndetse n'uwa 7 haravuga ngo urukundo rurihangana kandi rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwiyemera, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka inyungu zarwo, ntirwivumbura, ntirubika inzika y'inabi rwagiriwe, ntirwishimira gukiranirwa, ahubwo rwishimira ukuri, rubaririra byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose.
nguko uko urukundo rukwiriye kuba rumeze. Ibi rero nk'uko tumaze kubibona ntibishoboka niba Imana idatuye muri uwo muntu, idatuye muri urwo rugo. Ibi bishoboka gusa kuko Imana ariyo yahawe icyicaro, kandi ibi nibyo bizatuma n'ibindi bibazo byose byo mu muryango bibonerwa ibisubizo, kuko hazabaho kwihangana. Ubwo urwo rukundo ruhari rero birashoboka ko umugabo akunda umugore, kandi si ukumukunda uko umuntu abitekereje, uko umuntu yabitojwe. Hari umurongo nyakuri cyangwa se igipimo cy'uko urwo rukundo rukwiriye kuba rumeze. Mu Befeso igice cya 5:25 Pawulo aravuga ati bagabo mukunda abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Iki gipimo nyakuri. Ni gute umugabo akwiriye gukunda umugore? Akwiriye kumukunda kuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Kristo yakunze itorero akaryitangira mu buhe buryo? Yarikunze n'igihe ritari rifite icyangombwa na kimwe kiritera gukundwa. Pawulo abivuga neza mu Baroma, aravuga ngo tukiri abanzi b'Imana Kristo yaratwitangiye. Bishatse kuvuga ko Kristo akunda itorero adashingiye ku bwiza bwaryo, ahubwo bikomotse mu rukundo rwe, kandi urwo rukundo rwe ni rwo rureshya itorero kumukunda. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda itorero. Hari n'ikindi gipimo. Umurongo wa 33 w'igice cya 5 haravuga ngo nuko namwe buri muntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Aya magambo arasobanura ibyo nari maze kuvuga hejuru. Hari ikindi gipimo umugabo akwiriye kumenyeraho urukundo, ikigero cy'urukundo akwiriye gukunda umugore we ni urukundo rungana n'urwo yikunda. Nukunda umugore wawe nk'uko wikunda, ukumva ko ibyo ushaka ko wagirirwa ari byo nawe akwiriye kugirirwa, uzaba umukunze urukundo rungana n'urwo usabwa kumukunda. Kandi ni nako uzasanga koko ariko Kristo akunda itorero. Ikizavamo rero ni ikihe? Ikizavamo ni uko nanone bizatuma umugabo yubahwa, bizatuma umugore yubaha umugabo we. Bivuze ko ibi ntabwo ari teori, uzabyitegereze iwawe uzabibona. Iyo udakunda umugore kukubaha birashira. Abagore nabo bahawe ikigero cy'uko bakwiriye gukunda abagabo babo. Bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Ijambo kuganduka si ukumvira nk'inkorera gahato, ni ukumvira gukomotse mu rukundo. Niba umugore akunda umugabo we, azamugandukira atabitewe n'indi mpamvu iyo ari yose. Abagore bakwiriye kwiha abagabo babo, bakabiyegurira, bakabagandukira nk'uko bakwiriye kugandukira umwami wacu. Bamugandukira ryari? Mu gihe ibintu byoroshye gusa ngo bahore kumugandukira, no mu gihe ibintu bikomeye, ahubwo ni igihe ibintu bikomeye n'igihe byoroshye, igihe bibasaba kwitanga, igihe bibasaba kugira ibyo bigomwa, n'igihe ibintu ari uburyohe, nk'uko ariyo mvugo igezweho. Ngayo nguko uru rukundo niyo mpamvu nyamukuru ikwiriye gutera abantu gushaka. Bizakurikiraho tuzareba noneho ibintu byagufasha cyangwa byakuyobora, imirongo nyamukuru yakunganira mu kumenya uwo muzabana. Uramutse ufite impamvu nziza igutera gushaka, ukaba ufite n'ibintu bikuyobora, imirongo igufasha mu gutoranya uwo muzabana, bibasha kubera intandaro yo kuzagira umunezero mu buzima bwawe.